Nongeye kubwa ikaze kuri YouTube channel, iyi ni Kigali Creators. Muri iyi video rero tugiye kurebera hamwe ese abanyarwanda barahembwa. Nureba iyi video yose ukayirangiza uraza kuba wasobanukiwe neza uburyo abanyarwanda bahembwamo kuri TikTok. Ese ni iki umuntu asabwa kugira ngo atangire guhembwa kuri TikTok? Bisaba iki? Ese ni followers bangahe? Ese asabwa gusetting izihe setting? Ese asabwa video zingahe? Ibyo byose urabisobanukirwa muri iyi video. Ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera wowe ukigera hano ari ubwa mbere, nawe kandi wabikoze ndagushimye, uri umuntu w'umugabo. Njye wumva nitwa Mwizerwa Patrick, iyi ni Kigali Creators. Let's go. Nawo mu cyaro nanjye biranungura uburyo navuze ni Imana ibi bintu bibaho ni njyewe cyangwa sinjye. N'umunsi nakoraga ndakora nkora amasaha ndimo nkora sanga ninjije 600 kuri telefone. Umunsi umwe wonyine. Amasaha 4,600 kuri TikTok idahemba mu Rwanda uko tubivuga. Uko muyifata. My God, 600 mu masaha 4 hano mu Rwanda. Umuntu uri hano ushobora gukorera 400. Muri video y'ubushize nabakoreye ngira ngo muze kureba munsi y'iyi video harimo izindi video za TikTok nagiye nkoramo, nagiye mbereka uburyo ushobora gucekinga balance kuri account yawe ya TikTok. Urazamuka rero ukaza hano hari uturongo dutatu ngira ngo urahabona, reka makwereke ahangaha uraza ugakirikaho, wamara gukirikaho ugahita umanuka hano hasi kuri balance. Ngira ngo urahabona kuri balance ngaho. Iyo ukara kuri balance rero nta kindi kibaho, mutubasha kwinjira muri balance yawe. Balance rero yawe iyo umaje kwinjiraho gutya bahita bakwereka amafaranga ufiteho, bakakwereka nayo wagiye ukora ku live ayo wakoreye, yewe hari naho turuze gusanga urebera ayo wakoreye ku live gift. Okay? Uko bisobanzwe rero iyo winjiye muri TikTok ugafungura account ya TikTok nta kindi kiba gisigaye ugiye gukora. Iyo umaje gukora rero ugomba kuzuza ibisabwa cyane kugira ngo wemererwe gukora live. Nibwo buryo bushoboka bwa mbere tugiye kurebera hamwe ushobora kwinjizamo amafaranga kuri TikTok. Uburyo bwa kabiri ukabwinjiriza kuri video gift. Uburyo bwa gatatu ukabwinjiriza mu kwamamaza ibikorwa by'abantu bigiye bitandukanye. Niki rero umuntu asabwa kugira ngo abe yabasha kuzuza ibisabwa byose kugira ngo atangire gukoresha TikTok nk'umwuga kandi ijye imwinjiriza amafaranga? Nta kindi usabwa rero ni ukuba ufite nibura followers 1000, ukaba wujuje imyaka 18 y'ubukure, ndetse yewe ukaba n'amategeko ya TikTok violating. Icyo gihe uba wemerewe kuba wakorera amafaranga kuri TikTok menshi kandi ugahembwa neza cyane. Haraza uburyo bwa kabiri rero bwitwa video gift. Ubwo buryo rero bugusaba kuba ufite followers 10,000. Iyo ufite followers 10,000 rero nibwo utangira nibura kwakira coin cyangwa se amafaranga avuye kuri TikTok. Mu bakurebeye amavideo yawe bakabasha gukunda content yawe, mu gihe uri umuntu ukora content nziza iryoshye kandi inogeye abantu bakayikunda, icyo gihe babasha kuguhereza gift, coin cyangwa gift agiye atandukanye. So reka nyuma yo kureba rero uko balance bayicekinga, reka turebe uburyo ushobora guhabwa gift wakoze live. Nukuvuga ngo iyo ufunguye live yawe ukajya kuganiriza followers yawe cyangwa se abantu bakurikira kuri TikTok, icyo gihe uba ushobora guhabwa icyo bita live bitewe n'ubutumwa uri gutanga, bitewe na message uri guha abantu bagiye batandukanye. Umuntu ashobora kuza akahurira n'abandi bagiye batandukanye bagahana gift nawe bakayaguha, bikaba byavamo uburyo bwiza bwo kuba byakubyarira amafaranga menshi kandi atari makeya. So twongeye rero tukareba uburyo umuntu ashobora gukorera amafaranga mu bijyanye na video gift. Icyo gihe iyo ukoze content nziza igakundwa, abantu bose bakabona ko uri kubakorera video ibyara umusaruro. Ni urugero
uri gukora content ibijyanye no guteka kuri YouTube, ugafata short ukaza ukayishyira kuri TikTok yawe, cyangwa se niyo waba ariho honyine ukora kuri TikTok, warangiza iyo video yawe ukigishamo abantu wenda uko bateka, icyo gihe uwo muntu ashobora kubikunda ku buryo ashobora kuvuga ati umuntu aramfashije reka muhe gift. Ashobora kuguha gift y'amacoin 100, ayo ngaba ahwanye n'1,400 y'amanyarwanda. Urumva iyo ugiye rero kuko amacoin arahari menshi agiye atandukanye, ushobora kugenda ugasanga umuntu aguhaye coin 5,000, aguhaye coin 15,000, coin 1,000. Ibyo byose kuri TikTok hano haba amagift arimo izo coin umuntu aguha bitewe na content umumaro yamugiriye. Tugarutse ku kintu rero kijyanye n'uburyo bundi ushobora gukuramo amafaranga n'ubujyanye no kwamamaza. Iyo ugiye kuri TikTok ugasanga umuntu yafashe nka challenge, yakoze nka challenge y'indirimbo runaka, icyo gihe iyo challenge ntabwo aba yikoze kubera yuko ari gukunda gufasha umuhanzi gusa, ahubwo ikiba cyabayemo ni kimwe, nuko aba yabashije kumubwira ati nkorera challenge y'indirimbo yanjye ugende ishyire kuri TikTok yangira ngo ujye ubabona bari abasore bari ba Benda, ngira ngo urababona bati bose birirwa bakora challenge y'indirimbo. Hariya rero abahanzi baba bavuganye n'abahanzi bakabasha kubishyura, akavuga ati genda wamamaza indirimbo yanjye ijye ku isoko, wamaje kuyikorera publicité, akabasha kumuha amafaranga bafite uko babigena, bakavuga bati indirimbo iki n'iki turaguha amafaranga yangaya ubashe kutwamamariza indirimbo yacu. Si ibyo byonyine kuko ngira ngo mujya mubona abanyambo bamamaza za Sana Juice n'ibindi bagenda babyamamaza, biriya byose babinyuza hano ku mbuga za TikTok, niho babasha kwinjiriza agatubutse. Ndetse yewe nkubwiza ukuri yuko buriya abantu benshi kuri live niho basigaye binjiza n'amafaranga menshi. Urugero nk'aba Godfather niho basigaye birirwa, niho basigaye birirwa kuri TikTok bakorera amafaranga. Nawe rero nta kindi bigusaba ni ukuzuza followers guhera ku 1,000, warangiza ukabuje imyaka 18 no kuba n'amategeko ya TikTok uveretinga, icyo gihe wemeye gutangira guhembwa kuri live gift. Nugera followers 10,000 uzemererwa guhembwa kuri video gift, aho hose hatangwa amafaranga atari makeya. Uramutse uje ukareba hano kuri balance yanjye, ngira ngo urabona neza ko hariho one coin, cyangwa se ko hariho ikoin imwe. Iyi coin imwe iravunza 0.01, ngira ngo urabibona neza. Aya ngaya nayo nabashije gukorera, saa yonyine nuko nagiye nyatangamo amagift kugira nzamure level yanjye, icyari kuri level. Ngira ngo abakoresha TikTok ibyo murabizi kundusha. Urabona kuri balance rero y'amafaranga hariho 0, kuko hariho 0 kuko amagift narayatanze njyewe, ntabwo nabashije kubona andi magift muri iyi minsi, ntabwo ndi kubikora cyane kuko hari utwo mugiyemo. Si ibyo byonyine kuko iyo uramutse uje ukareba ahangaha, ukaza ukareba hano kuri video gift, ahangaha kuri video gift uraza rero naho ukareba uko video ikwereka niba ufiteho amafaranga yawe wagiye ukora kuri live gift, nayo ukazabasha kuba waya bikuza. Internet ndabona igenda gakeya, ariko nibifunguka murahita mubisobanukirwa. Ngira ngo urabona neza yuko iyo uje kuri hano kuri video gift, ngira ngo urahabona ahangaha, ukaza ukemezamo, barakwereka yuko muri video gift uhituza ugafungura aka kantu ka hejuru. Ubwo ni cya gihe uba wamaje kugera aba followers 10,000, uhituza ukagafungura. Iyo ugafunguye utarabageza barabikubwira. Ngira ngo niba ubibona neza hano baratwereka ubutumwa twemeza yuko tutarabasha kujya kuri step. Izindi zose twarazujuje, ariko iyi ngiyi ngira ngo urayibona, ntabwo aba followers 10,000 turabagira kugira ngo tube twakemererwa gufungurirwa aka kantu, kugira ngo
turning off gifts, ntabwo turabyemererwa. Usubira rero inyuma ukakihora kadafunguye kuko nawe agafungura ngo bikunde ujye kugafunga kugira wakira gift ziturutse ku mavideyo bakwereka yuko bidashoboka kutahereza abafollowers 10,000. Guys, rero nk'uko ubibona iyo uje no kuri live reward hano ukaza ukinjirayo, uraza hano nta kintu bakubwira kubwira kuyifungura kugira ngo uzajye uzakira. Uraza rero ukahafungura, ariko iyo uhafunguye bahita bagutwara muri live kandi twebwe ntabwo dushaka kujyayo. Okay, so guys, ndizera neza yuko usobanukirwe bimwe na bimwe mu bisabwa cyangwa mu bikenerwa kugira ngo umuntu abe yatangira guhembwa kuri TikTok. Ndatekereza yuko utazajya nawe wibaza byinshi bigiye bitandukanye. Hano mu Rwanda amafaranga arahari. Reka mbereke uburyo transaction zigenda zikorwa z'amafaranga n'uburyo abantu bagenda bayabona. Dore rero uburyo nawe ushobora kuba watanga gift muri mu gihe waba ufite ubushobozi bwo kuba ufite gift, kuko ziranagurwa. Nimwifuza ko hari ikindi nabakorera kuri video zanjye z'ubutaha za TikTok, munyandikire muri comment mumbwire muti uzadukorere kuri iki ngiki. Bo watanga gift rero uraza kuri hano kuri video y'umuntu nk'uko nguko ukajya hano wandikira message ahangaha ukaza ukinjirayo. Iyo umaje kwinjirayo rero nta kindi kibaho, hahita haza aho wandikira ubutumwa. Iyo haje aho wandikira ubutumwa ngira ngo urahabona hano hasi, reka makwereke neza. Urabona hano hasi ukuntu hameze, ahangaha bandikira ubutumwa. Uraza rero ugakirika ahangaha kuri iyi gift. Iyo ukoze hano kuri gift nta kindi gikorwa, ama gift arazamuka akaza hano hejuru, ngira ngo urayabona aha ngaha. Reka dutegereze gatoya kubera connection rero nda gift zizamuke, urebe ukuntu ushobora kuba waza ugahitamo aka gift ukagaha umuntu. Ngira ngo urabona ko gift zazamutse. Ushatse ushobora kuza ukawaha umuntu wenda akawaza ugaha umuntu wenda akangaka, cyangwa se ukamuha akaga happy day, ukamuha akangaka, ukamuha cyangwa izi zose ni gift ushobora guhereza umuntu. Ngira ngo urabona ko zigenda zisumbana mu makoini zigiye zifite. Ngira ngo urabona harimo ifite coin 5, 10, 15, 25, 50, 125, 500, 500, 2000 n'ibihumbi 3. Iki gihe rero uraza wowe bitewe n'ubushobozi ufite, cyane cyane ko bikorwa n'abantu kuko aribo baba babikoze babishaka. Uraza rero ukamuha imwe muri zo iyo wifuza. Urugero wenda reka twebwe tube twatanga nk'aka ngaka hagati. Iyo rero ubashije kuba ufite recharge uzifite, ngira ngo urabona hano aha hari aka refresh, kandi gift yawe igenda yihuta ikagenda muri message, igenda muri message ari gift igaragara